rero hari ibimenyetso Imana yantegetse gutambutsa uyu munsi by'abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima. Ikimenyetso cya mbere, ubundi hari uburyo twakoraga twebwe bagira amayeri 67 yo gutsinda ukora ntabajije Imana. Y'umwe mu bapasitoro wampamaga akambwira ati urahagurutse niwibeshye ukamvuga. Niwibeshye ukamvuga. Bamaze kubimenya, babimenye ko wahagurutse, babimenye ko nahagurutse. Ubwo rero Satani afite intumwa nyinshi zitandukanye. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabifuriza kugubwa neza. Uwiteka Imana abarinde kandi abahereze umugisha. Hanyuma nk'uko mubibona, nyuma y'uko dukoze ikiganiro benshi batavuzeho rumwe, niyo mpamvu twongeye guhamagara uyu mupastori kugira ngo agire ibintu byinshi arushaho kudusobanurira, kuko hari igihe umuntu akora ikiganiro abantu bakagifata mu buryo butandukanye, cyane ko murabizi ko mwansabye ko namugarura kugira ngo agire icyo abasobanurira. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza munyamakuru. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru yawe? Turashima Imana ko Imana ikiturinze, yabanye natwe nyuma y'urugamba rukomeye, y'amabanga twashyize hanze ya Satani. Satani yagerageje gukora ibikomeye ndetse no kuducecekesha binyuze mu bakozi biwe basigaye inyuma iyo ngiyo, ariko Imana yakoranye natwe. Turashima Umwami Yesu ko akidushoboje kuvuga imbaraga z'Imana tugatsinda Satani. Yego, ibyo turaza kubigeraho. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Murakoze cyane, reka twiragize Imana dusenge. Turagushimiye Imana yacu, icyubahiro ni icyawe Mwami Mukiza. Tugushimiye ineza n'urukundo udahwema kutwereka. Turagushimira yuko ushoboye ibyo abantu batashoboye. Kera hashize ubuzima bw'abawe batandukanye bibwiraga ko batazabona Imana, ariko turagushimira yuko ugenda ugaragara mu buzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ikindi ngushimiye ko ukomeje kurinda umwuka wawe muri njyewe, ukomeze kubana nanjye ndetse no kumpagararaho, kandi ndasengera kino kiganiro tugiye kugirana n'uno munyamakuru hano ku Mana irahari. Unyemerere ukiyobore Mwami, kugira ngo kibemo imbaraga z'umwuka wera, nitwihimbaze ahubwo duhimbaze kwera kwawe, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Indirimbo ya 90 sinzi niba uyizi, ivuga ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora. Wanyemerera ukabanza tukayiririmba, ahasigaye tugakomeza ikiganiro? Nta kibazo, twabanza kuyiririmba hanyuma Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami, kubaho, Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba.
urakoze cyane. Amen. Yego, nyuma y'uko umaze kuturagiza Uwiteka, hari ikintu wari ukomojeho, wari uvuze ngo nyuma y'uko umaze kumena amabanga ya Satani, wahuye n'urugamba, wahuye n'ibibazo bikomeye bigiye bitandukanye. Reka nkubaze nk'ikibazo wahuye nacyo cyakomerekeje umutima wawe kubwo kumena aya mabanga ni ikihe? Nababajwe cyane, cyambabaje nababajwe n'abantu batizera Imana, ndetse n'ukuntu abantu benshi bampamagara bambwira ngo mbarangire inzira ijyayo, bajye aho navuye, kandi mu by'ukuri nanjye nahavuye maze kubona yuko nta mahoro ahari. Niyo mpamvu nitandukanyije n'iyo myuka. Ariko nababajwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi n'abandi batandukanye b'abadiaspora bambaza inzira ijya gukora ibikorwa by'imihango mibi nanjye nabagamo. Rero bintera ishyaka ryo kumva nasenga Imana, ndetse ngira n'agahinda numva narushaho kwagura ivugabutumwa. Bakaba bakubwira ko bashaka kujyayo, icyo bakurikiyeyo ni iki? Cyane ko abakunzi bacu mutaza kugira ngo yenda ibyo turi kuvuga biraturuka hehe. Hari ikiganiro twakoze bibaye ngombwa ko dukora igice cya kabiri, uyu mugabo ari kuvuga uburyo yabaye ikuzimu agakorana n'imyuka mibi, ndetse hakaza kubonekamo impfu zitandukanye kugeza ubwo bamwihemuye kumutwarira umubyeyi. Hanyuma bakubwira ko inyungu babifitemo kujyayo ni iyihe? Cyane ko ikiganiro cya mbere waduhaye hagiye hagaragaramo ko habayeho ibintu byateye benshi umubabaro, habonetse ibyago bitera benshi agahinda, ndetse nawe bikugira imfubyi. Bakubwira ko ari impamvu ki bashaka kujyayo? Ntabwo mbifata nk'abantu bafite umwuka w'Imana cyangwa roho zimiri kubayobora, ahubwo mbifata nk'abantu bamaze kuyobywa na Satani, kuko ndabizi neza jye ubivuga, nabanye nawe ndetse nanakorana nawe, ndavuga Satani afite imbaraga nyinshi. Rero ntabwo yabura guteza imitima y'abantu itandukanye kumva bakwiheba, bakumva bashaka kujya muri iyo myuka. Ubwo rero impamvu bambwira ni irari ry'ubutunzi nk'iryanjyanyeyo, ariko ndagira ngo mbatangarize yuko nta mahoro ahari. Nibava inyuma ya Satani baze dukurikira Imana. Imana niyo muyobozi. Umunsi umwe nigeze nkorana n'umukire, ndangije uko namye mfite ishyaka ryo gukira. Numvaga ngomba gukora kimwe cyose kugira ngo nkire, nanjye nibyo byanjyanye iyo ngiyo yose. Umunsi umwe rero nkorana n'umukire, ndamubaza nti ni iki kintu wakoresheje kugira ngo wubake itaje, ugire imodoka, ugere aho ugeze ubu ngubu, wabigenje ute? Wambwiye nanjye nkagera mu ntera mwagezemo. Arangije arandeba, ariyumvira, arabanza asoma ku ifege, atwara imodoka agera hirya. Ifege ni igiki? Ni itabi. Atwara imodoka tugirenze nko muri metero nka 200. Arambwira ati wa mwana we rero nta muntu ujya ukira uko abishaka, ahubwo arareka Imana ikamukiza uko ibishaka. Rero hari abantu benshi baba bumva bakira vuba na vuba, bakanagenda binjira no muri iyo myuka itandukanye. Ariko nagira ngo mbabwire yuko Imana yo mu ijuru ari yikiza kandi igakenesha. Iyo myuka yose nanjye nagiyemo nshaka ubutunzi, ndetse banabumpaho, ariko ntibyangirira umumaro. Ubwo rero bitandukanye nawe. Ndashaka ahubwo abantu bampamagara, aho kugira ngo bampamagare bambaza ngo twagiyeyo gute, ngo se ngo ibyo uvuga ni ukuri, kuko niyo matelefoni menshi ndi kwakira. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko nta izindi nyungu
dufite zo kuza kubeshya hano kuri YouTube cyangwa se n'ahandi hatandukanye no mu nsengero, ahubwo inyungu ya mbere niyo kurokora ubugingo bwa benshi bwamaze kurohama, abamaze kugezwayo n'imbaraga z'umwijima nk'izo nakoreshaga, nabo bakavayo bagahanga amaso Kristo. Rero nta nyungu n'imwe nabonera hano kuza gutangaza amakuru y'ibihuha, kuko nimba ari ukwamamara icyubahiro Satani yarakimpaye numva uko kimera, ndetse nimba ari no kurya neza Imana nani Satani yarabimpaye, kuko igihe niringiraga Imana numvaga yuko kurya bitabaho. Ndagira ngo mbabwire rero ko ibyo byose nta kintu bimara, ahubwo ikifite umumaro kurusha ibindi nibizera Uwiteka azababera umutabazi. Urakoze cyane. Hanyuma mu kiganiro twagiranye abantu bagiye bagaruka cyane cyane bavuga batese uyu mugabo kavuga ko hari abandi bakoranaga nawe ntabavuge aho ntabwo yaba akiriyo, akaba ashaka kugira ngo tuzagwe mu rwobo kandi turureba. Ndagira ngo n'ubundi wiyemeje kumena amabanga ya Satani. Ese abapasitori mwakoranye, mwabanye mwiriya myuka mibi, mwabanye ikuzimu, ndetse ariko mbere y'uko ugisubiza hari ikibazo nshaka kukubaza mbere y'icyo. Yari nibagiwe, abantu baranyihanganira cyane cyane ko ntameze neza kubw'urugendo nakoze. Ndashaka unsobanurire ubundi kuzimu wari uriyo nk'uko umuntu agenda n'umubiri, cyangwa wari uriyo mu buhe buryo? Kwanza daboro ubundi kuba uri kuzimu ntago bivuze ngo ni ngewe uzabura nkagenda, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka w'umwijima. Nimba abantu bazi ukuntu umuntu asinzira, ntabwo aba azi ahantu ari. Igice kimwe rero kiba kiri hano, ikindi gice cyagiye mu mwuka w'umwijima. Kabiri, turamutse tugendanye mu muhanda, uri umuhanuzi nanjye ntari umuhanuzi, ntawamenya ko ari wowe ufite ubuhanuzi cyangwa se ntabufite. Abantu bakora ntabwo irebeshwa amaso y'umubiri cyangwa ipimishwe ijisho, ahubwo ujima ndetse mu mwuka utari uyu mubiri wanjye. Sobanure neza iki kintu. Nabonye abantu benshi bashyiraho komenti zitandukanye, bamwe bati ntabwo uravayo uratubeshya, abandi bati ni icyo ngicyo nenda kugeraho. Ese ko bavuga bati iyo umuntu avuye mu kintu akiyemeza kumena amabanga arabivuga byose bikarangira, ati none ntabwo ari kuvuga abantu bakiriyo kugira ngo tumenye uburyo twitwara n'abo bakoranye. Ndababarije muri komenti birimo, ntabwo buri wese yabibona. Ndagira ngo abo bantu ubasubize, ubamenyeshe, ubabwire abantu mwakoranye. Mbo ndi hano nshaka kubaka ubwami bw'Imana, kuko umutima wanjye aho wahereye kuva 2021 nari maze kuruha ndetse bishoboka. Nagenze urugendo rudafitiye inyungu y'umwuka wera. Rero ntabwo ndi hano kugira ngo nsenye abantu cyangwa nsenye amatorero y'Imana, ahubwo ndi hano kugira ngo ngire bimwe na bimwe bimenyetso ntanga biraza gutuma Satani amenyekana ndetse nabo bakorana. Ariko ndi hano ntagira ngo nature izina ry'umuntu uwo ari we wese cyangwa izina ry'idini cyangwa urusengero, ahubwo ndi hano ngira ngo mvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta bantu dukomerekeje, nta nabo dusenye. Ntacyo, duha ibimenyetso, duha ibimenyetso bibaranga abantu mwakoranaga. Yenda wowe amazina uhite kuyavuga, uduha ibimenyetso, ariko ukiraho. Ese kuki udashaka kubavuga ariko nyakwigendera ukaba we waramuvuze? Impamvu navuze nyakwigendera ntabwo ari ugushaka kuvugira ku rupfu rwe, ahubwo kwari ukugira ngo abantu bamenye ikimenyetso gifatika cyerekana ko koko ari iby'ukuri ndi kuvuga.
rero impamvu ntari kuvuga aba bantu nayisobanuye, ntabwo dushaka kugira umuntu n'umwe dukomeretsa cyangwa se ngo dusenye, ahubwo tugira ngo twubake ijambo ry'Imana mu mitima ya benshi, n'abayobye barushaho kugarukiraho bayoboke Imana. Rero hari ibimenyetso Imana yantegetse gutambutsa uyu munsi by'abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima. Ikimenyetso cya mbere, ubundi hari uburyo twakoraga twebwe, amafaranga twajyaga duhabwa ntabwo ari ayo Satani cyangwa ingabo ze zateruraga ngo ziduhereze mu ntoki ngo baduhe amakarito y'amafaranga, ahubwo twebwe Satani yaduhaga igikundiro, yamara kuduhereza igikundiro tugafata cya gikundiro yaduhaye kikadukururaho abantu bamara kuza bagatanga amaturo. Abantu bamara gutanga amaturo bagenda, twabaga dufite amagambo twatura, twamara kwatura ya magambo umuntu agahora afite inyota yo kuzana amafaranga mu rusengero nta handi ayajyana. Ikimenyetso cya kabiri, abandi bantu twabatezaga kuzerera mu madini no mu matorero atandukanye. Ahantu umaze amezi 2, amezi 3, bikaba ngombwa ko uhita uhava kugira ngo ugende nyine imbaraga zacu zikugwiramo. Ikimenyetso cya gatatu, hari abantu benshi basenga, bakorera Imana, biyiriza kenshi ndetse bavuga n'ubutumwa, ariko batari bakora ibitangaza nk'ibyo twakoraga. Nabaza iki kibazo nkakivuga ngo abo bantu se bo nuko badasenga, ahubwo twebwe twabaga dufite imyuka dukorana nayo. Icyo ni ikimenyetso. Birimo gusiga amavuta abantu, birimo kugurisha ibintu bitandukanye mu rusengero, birimo kuzana tekinike zitandukanye. Ibyo ni ibimenyetso ndiho. Hanyuma ikindi, nawe urabizi ko hari aho wigeze usanga mu gihugu cya Uganda ndimo gukora igiterane, urabizi ukuntu byagenze. Hari abantu nakoragaho gutya bagahita bagwa. Ibyo ni ibimenyetso. Ahantu hose rero abantu bari kubona ibyo bimenyetso babe maso cyane. Kabiri, uburyo byagendaga iyo twamaze kugushyikira, ntabwo wongeraga kugira inyota yo kuba wumva utatanga amafaranga mu rusengero, ahubwo wahoraga wumva yuko ayo mafaranga ufite yose wajya mu rusengero, ndetse n'iyo wabaga ufite ayo wishyurira umwana minerivare ngahagarara imbere nkavuga, wagombaga guhita uyasiga byanze bikunze. Ibyo ni ibimenyetso nabyo bifatika. Ibimenyetso by'abo bantu, kuko wanze kubavuga mu izina, wari umaze kutubwira ibijyanye no gusiga amavuta, utubwiye ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo ukomeze utubwire tuzababwirwa n'iki ko wanze kubavuga mu mazina abo bantu bakora mu mujyo namwe mwakoreragamo. Murakoze, nabisobanuye. Kandi navuze ngo umuntu wese ku giti cye naba amaso akagera kwishana n'Imana ndetse no kuganira n'Imana, ibintu azajya agenda bihishurirwa. Kubera ko narindi kuvuga abantu uburyo twagiraga umwuka wo kubiba mu bantu ku buryo amafaranga yabo yose bagenda bayatuzanira. Ukaba ufite amafaranga ariko ntube wareka kuyaduha. Nuko bimeze. Kandi ibi bimenyetso umuntu uzajya ubona bimuriho, ajye yegera Imana, apfukama asenge, yegerane n'Imana, kuko Satani nyine yamaze, ntabwo ari abapasitori gusa, ntabwo ari abavugabutumwa gusa, ntabwo ari abahanuzi gusa, ahubwo n'abantu bagiye basengera muri izo sengero, nk'uko bagiye basengera muri izo sengero nazo zirimo imyuka mibi, iyo myuka nabo yagiye ibajyaho. Ibyo ni ibimenyetso rero
bigenda byerekana ko ukuntu umuntu yashobora kubihishurirwa. Umuntu rero ubyiyumvaho apfukame yegera Imana, ndabizi neza ko nta kinanira Imana, yanshoboje ikampa imbaraga zo kuvuga aya magambo. Namwe murabibona ko ari amagambo atoroshye, izagushoboza nawe, kandi ndazi ko Imana idutumye kuvuga ubutumwa bwiza, kubatura abantu, gukura abantu mu rungabangabo. Bizagenda neza rero uko uzajya urushaho kugenda wegerana n'Imana, ndetse n'ibyo bimenyetso tuvuze nimba byibonaho, wegera Imana kugira ngo ugire uburyo usengamo. Ikindi ntabura kuvugaho, twamburaga abantu kwiyiriza. Twamburaga abantu kwiyiriza ubusa, abantu basenge bakorera Imana ariko nta bihe bagira, nta bihe byo kwiyiriza bagira, nta bihe byo kwerana n'Imana bagira. Mbese umuntu akaba yumva muri we ari umukristo ariko atagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, atagira umwanya wo kwiyiriza, atagira umwanya wo kwiherana n'Imana. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso gikomeye. Undi mwuka twatezaga wari umwuka wo guteza ubusambanyi mu bantu. Ingo tukazitezamo ubusambanyi, abakobwa n'abasore tukabatezamo ubusambanyi, kandi ntibajye hanze, bakajya mu bo baririmbana, mu bo bakorana umurimo w'Imana. Iyo twabipangaga twoherezaga nk'umuvugabutumwa, twahaye misiyo, ariko abenshi ntabwo twabahishuriraga ayo mabanga, ahubwo twabinjiragamo mu buryo bwa gitekinike ya Satani, tukabinjiramo. Bakajya kubwiriza tukamuteza irari ndetse n'igikundiro, abakobwa agiye kubwiriza muri abo bantu cyangwa se abagabo, bikazarangira agenda aryamana nabo. Kazagenda aryamana nabo, bigatuma rero tugenda twigwizaho abantu, kuko Satani ntabwo aba ashaka ko abantu bajya mu ijuru. Nuko bimeze. None se ushaka kuvuga ko ndagaruka ku kintu cyitwa amavuta. Uyu munsi baravuga ngo turi kugusiga amavuta, turi gukora deliverance. Mu by'ukuri ukumva ni ibintu bisa naho bagiye gukorera Imana, ariko ukavuga ko ari kimwe mu bimenyetso abantu mwakoranaga bakoresha kuko birinze gutunga urutoki. Ese ubundi ariya mavuta nimba ari ayo bakuye kwa Satani koko, ubundi icyo yangiza ku bakristo ni iki? Ni iki yangiza ku bakristo? Ni ukubicira ubugingo, kuko nta mavuta abaho asiga umuntu ngo akire indwara, asiga umuntu ngo akire karande, asiga umuntu ngo akire inyatsi. Ni tekinike twabaga turi gukoresha. Kandi bavuga ko na Yesu Kristo yafataga amavuta ya Elayo akayakirisha, akayasiga abantu. Ese ko batubwira ko ibintu bakora hanini babikora mu izina rya Yesu, kandi ko baba bari kugera ikirenge mu cya Kristo, uyu munsi twavuga ko abayakoresha bose ari abamaze gukorana kuyoboka iyo myuka mibi? Icyo nabivuga icyo ngicyo, abantu basobanukirwe, ntabwo Satani atinya umuntu uvuga Yesu. Nta nubwo kuvuga Yesu ari ikimenyetso cy'uko Satani atahagera, ahubwo uburyo ibintu byabaga bimeze, kuko twari n'ubundi mu gisata cy'iyobokamana, izo mbaraga nyine baduhaga kuzikoresha, ariko tukazikoresha ku minwa, ariko mu mitima yacu tudatunze izina rya Yesu. Ari twebwe banyabyaha, ari twebwe bakora ibintu bitandukanye cyangwa n'amaso y'Uwiteka. Kandi hari abantu banyumva batandukanye, ibi bintu byagiye bibaho, ugasanga ugiye gusengera ahantu birangiye umukozi w'Imana uryamanye nawe. Iyo ni imyuka nyine twabaga twamaze kumugeraho, kandi iyo waryamanaga nawe uwo mwuka nawe warawanduraga. Igahita igenda iba karande, ikaranda gatano. Ni karande nyine yo kwimura abantu kuri Yesu. Ni tekinike twakoreshaga yo gutsinda imbaraga z'Imana mu bantu. None se uyu munsi watubwiye
uwagize imyitwarire mibi akabiburiramo ubuzima, hakabaho kumunywa amaraso, ariko by'umwihariko bikagaragara ko atapfuye urupfu rusanzwe. Ubundi ni izihe mpfu Satani ajya akoresha, cyane ko uriya mwatambye yishwe n'impanuka, tubona ko ari impanuka yamwishe, ariko hagaragara abakozi b'Imana benshi bavuga bati ntabwo ari impanuka gusa, ni ibitambo. Ni nk'izihe mpfu tubona ziba zatejwe n'abadayimoni, twebwe tukabyitirira ko ari ukwitaba Imana? Murakoze cyane munyamakuru, kandi kuri iki kintu abantu banyumve neza, ntabwo kuba narabivuze kuriya ntabwo ari ikimenyetso cyerekana yuko namwishe kuko sijye mpanuka, ahubwo ni mu buryo bwa gipagani cyangwa se by'ibidayimoni, kubera ko abantu bose bazi urupfu inzahuke yapfuyemo. Ubwo rero ntabwo igihe nigeze mfata amaboko yanjye n'icyuma ngo ngende mutere, ahubwo ni mu buryo bwa gisatanike. Rero abantu babyumve neza cyane. Hari impfu zitandukanye, urupfu rw'impanuka, urupfu rw'impfu zitunguranye, urupfu ukajya kumva umuntu yapfuye atararwaye, ukajya kumva umuntu yahuye n'impfu zikomeye kandi zitari ziteganyijwe. Izo ni impfu zose twakoreshaga, ntabwo ari ugukoresha izi mpanuka zonyine. Ndetse hari n'abantu nyine bo twabaga dushaka kwiba ubugingo bwabo, twabasangaga no kwa muganga n'ahandi hatandukanye. Aha, ndumva bitoroshye, ndumva bigoranye. Hanyuma umuntu arapfuye, tugiye kumushyingura, amaraso ye, umubiri we mwahuriraga he nawo? Ni mu buryo bwa gisatanike, mu buryo bwa Satani, mu buryo bw'umwuka. Ku mwuka ubu ngubu turi kuvugana urumva ijwi ariko ntabona umwuka uri gusohoka. Satani rero ni umwuka, nk'uko Imana nayo ari umwuka. Rero mu buryo bidashobora kugaragarira amaso y'abantu, nyine mu buryo bw'umwuka, abadayimoni bageragayo, baratumaga tukagerayo. Hari ibintu byabaye i Burundi, bahamba umuntu arapfa, bamushyingura muri 2004, bongera kumubona muri 2012, ntago nibuka, ariko bongeye kumubona. Ese mu by'ukuri uwo muntu kaba yashyinguwe, mu nyuma bakongera bakamubona, byo biba byagenze gute? Hari isano byaba bifitanye n'ibyo mwakoraga? Ibyo ngibyo nabyo ntabwo byo nabyinjiyemo cyane, ariko biri mu gisata n'ubundi cy'abantu bakorera Satani. Biba byagizwemo uruhare n'umuntu kuroga, umuntu akaza akakuroga washaka kukumubera igikoresho, akakwica, yamara kukwica akaza nyine kumva hari uburyo abigenzamo, yarangiza wowe ukamujya umubera igikoresho, umuryango wawe ukaba uzi ko wapfuye, ariko nyamara we afite inyungu agukoreshamo n'aho agutuma hatandukanye. Uyu munsi turi kumena amabanga ya Satani. Umuntu arapfuye, arashyinguwe, ni ubuhe buryo bakoresha kugira ngo bongere bamuzamure abe igikoresho cyabo? Nyine ni ibintu bitagaragarira, kuko abantu Satani akoresha kugira ngo tumenye uburyo twitwara. None tubonye umuntu wapfushije umuntu, arashyinguwe, kandi bamuzamuye bate? Babigenza bate ku irimbi? Kuko bitubwiye kugira ngo bamuzamure bajye bamuhindure igikoresho cyabo. Sobanura ko kantu, ese bigenda gute? Kandi twe twatuze ngo umuntu twaramushyinguye, naho kumva umuntu ari ku isi, nk'urwo rugero twabonye rw'i Burundi rw'uwo muntu wongeye kugaragara mu ruhame. Ni mu buryo nyine bwa gisatanike nk'uko nabivuze. Umuntu aba afite nyine umuntu wamutumweho, kuko Satani afite intumwa nyinshi zitandukanye. Urumva jye nari ndi mu gisata cy'iyobokamana nk'umupasitoro, ariko hari n'ubundi buryo twagendaga tumenya amabanga nk'ayo ngayo,
agiye atandukanye y'uko ibintu bigenda bikorwa, kuko iyo umaze kugenda ubu wabo burundu bagera ku rwego bagukura no mu gisata cy'abakorera Imana bakagenda bakuriza mu ntera. Noneho hari ikipe ibikorera mu iyobokamana bakaza biyoberanyije bigize abakozi b'Imana, hakaba n'ikipe ikorera mu bindi. Wowe wari uri mu yihe kipe? Nari ndi muri ikipe y'abantu bayikorera Imana. Ugereranyije ugikora ibi bintu, ugikora ibyo bintu, ni nk'abantu bangahe wakuye muri sisiteme y'umwuka wera ukabajyana muri sisiteme sinzi ukuntu uri kubivuga, ya gishitanike? Ni nk'abangahe? Ubu uyu munsi yenda ntubavuge amazina tubona bari gukorera Imana naho kumbi bakorera Satani. Ntabwo ni benshi. Batubwiye ko mwagiye mubahereza ubutunzi. Ni benshi, ntabwo nabasha kubabara nonaha. Tugereranyirize. Ni benshi. Kuko abantu bampasa ibibazo mbura icyo mvuga. Navuga ni ngenda mugarura. Abibwirire. Ni abantu benshi batandukanye, kubera ko nta nubwo ari nanjye gusa wabikoragaho gutyo, ahubwo impande n'impande hose haba hagiye hari abakozi nk'uko nguko. Rero ni abantu benshi batandukanye baba baragiye batwarwa muri iyo myuka. Umbajije umubare wabo ntabwo nababara ngo mbarangize, kuko ndumva jyewe kuva 2021 ndi muri ibyo kugera yenda nko muri 2023 hagati aho niyo yenda. Hanyuma uvamo ryari? Njyewe navuyemo mu 2023 mo hagati. None uyu munsi hari ibintu, hari igihe ujya kuko umurokore ashimye Imana akavuga ngo nasenze nsaba umugabo, none namubonye, bidateye kabiri urugo rukaba rurasenyutse. Ese ni umugabo yahawe na Satani cyangwa ni umugabo yahawe n'Imana? Ese nimba bamuhawe n'Imana kubera iki ruhise rusenyuka? Tubambura kwizera, twabamburaga kwizera Imana no kuyitegereza, ahubwo bakumva yuko umwami bizeye yatinze. Amara kumva ko umwami yizeye yatinze, bo tukabapangira, kuko hari abo twabaga tubonamo umwuka w'Imana, tukabapangira intumwa nyine zitandukanye, kandi izo ntumwa nazo zitabizi, kugira ngo tubicure ubuhamya bw'ejo hazaza. Nuko bimeze. Hari n'abandi bantu tujya tubona mu minsi mike ugasanga umuntu ahora kukaraga asenga Imana iramuha amasezerano, mwana wanjye nzagukorera ibi, mwana wanjye nzagutabara. Umuntu tukabona imyaka ibaye 10, ibaye 20, ariko tukabona undi araje aravuze ngo aje gusenga, ndetse n'amasezerano tukayumva pe, bidateye kabiri ibintu akaba yabibonye. Abantu bitonde, kubera ko Satani nawe arahanura. Satani arahanura, ndetse kandi iyo wasangaga kuri stage mu rusengero ndimo mpanura, ndimo mvuga indimi, ntabwo ari kuntandukanya n'umuntu w'Imana cyangwa n'umukozi wa Satani ngo ngereranye nawe. Ahubwo Satani nawe arahanura, kuko izo mbaraga nyine nawe. Ariko se kuko agahanura, abakozi bagahanura bavuga mu izina rya Yesu? Ahubwo aranerekwa cyane, ukerekwa rwose, kandi n'ibintu bisohora. Wabwira umuntu ngo haguruka ugende, yararwaye agahaguruka akagenda. Agahaguruka akagenda, ari imbaraga z'umwijima zibikoze. Kandi noneho ikigutangaza iyo agiye ntabwo bihoraho, ahubwo ni byo kugira ngo ave aho ngaho. Yamara kuva aho ngaho akongera agasubira uko yari ameze. None se urugero nka kiriya unsanga Uganda, hari atwari turi, wabonaga ukuntu abantu barimo bahaguruka. Njyewe narahageze. None se ubu mu by'ukuri indirimbo ya 3 naririmbye nayirangije numva ndi guhinda imishyitsi, ku buryo ntabwo nawe wagize Imana uraharukoka. Nashyitse numva ko byanga byakunda
nari nageze ahantu hatameze neza, ariko ngewe nese ngira ubwoba, nanagira inama n'abantu batumirwa cyane cyane mu naba ntunze urutoki, batumirwa ahantu hirya no hino ngo bagende bajye gukora imirimo, bajye mu ivugabutumwa, mu biterane cyangwa se muki, mube maso, mujye mubanza musenge, mubaze umwuka wera kugira ngo Imana ibashe kubayobora. Hanyuma rero ndagira ngo ntabwo njye nkunda gukora ikiganiro kirambira abantu, ariko uyu munsi wa none abantu baravuga bati uriya muntu wiyemerera ko yanyoye amaraso y'inzahuke, akavuga ati baramuriye, ese bakavuga ati ribu nihaguruke ibaze uriya muntu ibyo yakoze. Sinzi niba izo komenti wazibonye, wowe wabivugaho iki? Nazibonye. Witeguye nonaha kuba wajya muri ribu ugasobanura imirimo wakoreraga Satani n'uburyo mwakuye abantu mugakiza abapasiteri mukaba mwarabacishije sanzenike, uyu munsi ribu iguhamagaye, witeguye kuba wabisobanura? Ibyo ntacyo bitwaye, nubwo napfana na Yesu. Ariko ribu ntiyica. Oya, ntabwo yica, ariko nubwo naburanana na Yesu, kuko nzi neza ko ibi ari ibintu Imana yampagurukije kuvuga kugira ngo tuneshe Satani n'imigambi yayo. Uyu munsi twabonye uwitwa Alice aza avuga ibyo yakoraga mu kigo cy'amashuri Kanombe n'uburyo yajyanaga abantu. Ntitwigeze twumva umuntu uvuga ngo inzego z'umutekano zimukurikirane, ariko we kuki abantu bari kuvuga ati inzego z'umutekano zigukurikirane? Ese aho ntibaba bari gusenga bakajya mu mwuka bakabona ko ibintu uri kuvuga atari byo? Oya, urabifata nk'iki? Ahubwo ndabifata nk'ubuyoba abantu bafite, ndetse nabo kuko n'ubundi abo twakoranaga n'ubundi njye nubwo n'abacitse baracyariyo, bagomba gutuma intumwa zitandukanye. Rero bagomba gutuma intumwa zitandukanye, ndetse hari n'izangezeho, ndetse buriya nzashyiramo na rikodi mu kiganiro gitaha, Imana nibinyemera, kuko njye nta kintu nakora ntabajije Imana. Y'umwe mu bapasitoro wampamaga akambwira ati urahagurutse niwibeshye ukamvuga. Bamaze kubimenya, babimenye ko wahagurutse, babimenye ko nahagurutse. Ubwo rero Satani afite intumwa nyinshi zitandukanye, nabo twakoranaga bamwe baracyariyo, kuko baba bazi ko ari umugati wabo, kandi ubakuye ku mugati baguhitana. Rero bagomba gutuma intumwa zitandukanye. Mbonereho no kuvuga kino kintu, abantu benshi bazahaguruka nyine kurwana, kunsebya, kurwana no kuri iyi nkuru. Ndabizi neza ntabwo nasenyera Satani ngo babure nyine guhaguruka, babure guhaguruka. Abo ni abakozi be rero n'ubundi ba Satani bagomba kungabaho ibitero shumu. Yaba ari abandika muri komenti, kuko yaba ari abandika muri komenti, yaba n'abatandika kuri komenti no ku binyamakuru bitandukanye, ndabizi neza ko bagomba kundwanya, kuko afite uburyo butandukanye akoresha. Ariko njye nk'umukristo, reka nkubaze iki kintu ntaguciye mu ryo uvuga, ni irihe sengesha abarokore basenga rizengereza abadayimoni? Ryabazengerezaga, kuko watubwiye bamwe mu bakozi b'Imana mwagerageje bikanga. Ni irihe sengesho umurokore akwiye gusenga rizengereza abadayimoni? Ubundi ndavuga bino bintu kubera ko ubundi mu buryo bwa gisatani, mu buryo bwa Satani bagira amayeri 67 yo gutsinda umukristo wese ahava akagera, uburyo bwose yaba ameze. Aya mayeri 67 arahari, kandi twagendaga tuyasobanukirwa. Ariko Imana nayo ahantu yagendaga idutsindira, ifite amayeri 70 yo gutsindamo Satani. Urakoze. Ariko mbere yuko utambutsa nimero ya telefone, hari ikindi kintu ushaka kukubaza. Ese aba bantu tubona b'abasitari bahitinze, ubona ko bahitinze mu bintu by'Imana, erega ndagira ngo usobanurire abantu cyane, harya ubundi bose tubafate nk'abantu bari gukorana n'imyuka mibi, cyangwa harimo n'ab'Imana?
Barakaza ku kibazo cyiza umbajije. Hari ab'Imana ariko hari n'ab'imyuka mibi. Ari ab'Imana n'ab'imyuka mibi, abenshi n'ab'imyuka mibi. Noneho rero Imana nta kibanza gifite. Ibibanza by'Imana birahari ariko barayimuye. Imana isigaye ahubwo Imana isigaye yibereye mu bantu baciriritse, kubera ko abenshi bashaka kubana n'abagezweho, ariko nyamara batazwi nibo bafite Imana. None se ivugabutumwa nyakuri tuzaribwirwa n'iki? Ubundi uyu muntu ufite uyu mwuka utindanye nawe, iyo utindanye nawe uramumenya. Utindanye nawe uramumenya, kuko hari ibimenyetso nzagenda mpishura bizajya bigenda biberekana. Murakoze. Reka twizere ko igihe twongeye kuguhamagara uzatwitaba. Nzabitaba kandi bizaterwa n'umwanya nzaba mfite ko mba ndi mu kazi. Tambutsa nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 51 55 307. 078 51 55 307. Iyo niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp ndetse n'ahandi hatandukanye. Urakoze cyane. Twatangiye dusenga, naho unyemerera n'ubundi dusozanye isengesho. Urakoze cyane, reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi zawe ndetse n'urukundo. Tugushimiye ko uri Imana itavuga ibinyoma cyangwa amasigara cyicaro. Abakwiringiye bose Imana ubahaza uburame ndetse n'ubucyubahiro n'ubugingo. Imana bemeye kukumvira ndetse bagategereza amasezerano yabo ukora iby'umumaro kuri bo. Nciye bugufi Mwami nk'umugaragu wawe bundi bushya, nsabira bene data bumvise ubutumwa bose ubahe gukomerera muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu bamaremo inyota y'iby'isi ahubwo barushaho gukunda iby'ijuru. Urakoze kuri Imana ikomeye rero, nejejwe n'umugambi wawe mwiza ufite mu bana bawe, kuko nawe waduhagurukije gukora ubutumwa bwiza. Urakoze Mwami kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Amen. Hanyuma wari udukurikiye, icyo udasobanukiwe andika muri comment, ariko nyaboneka turi Abanyarwanda, turi Abanyarwandakazi, dufite indangagaciro za ndi umunyarwanda. Ikintu cyitwa ibitutsi ntabwo ari cyiza. Iyo hari icyo utasobanukiwe urasobanuza, ntabwo wihutira gutukana. Sahoro murakoze ko mwahisemo kubana natwe. Nimba udarakora subscribe, kora subscribe, ukore share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure. Ushobora kuba ntacyo ukuye mu kiganiro, ariko nyamara burya iki kiganiro ni cyiza, hari icyo wagikuramo, hari n'icyo wacyungukiramo. Byanga byakunda ukamenya inzira ukwiye gucamo. Murakoze cyane.